Shuti bakunzi ba Ino Media TV turabasuhuje, amahoro n'imigisha impagarike n'ubugingo nibyo tubifuriza nanone, nk'uko tudasiba kubibifuriza uko bwije n'uko bukeye. Ngewe mwumva kuri mikoro ni ND Rabani, mugiye kubana muri iki kiganiro mfatanyije na mugenzi wanjye Lucky. Lucky, ndagusuhuje cyane kandi nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane ND Rabani. Biravugwa rero nta yindi nkuru yindi tubazaniye usibye ibirimo kuvugwa hagati ya Irene Murindahabi ndetse na Vestina ndetse na wa mukobwa arya Dorcas. Vestina ndetse na Dorcas, ibiri kuvugwa hagati yabo ndetse na Irene Murindahabi ndetse n'uwo bita Mike Karangwa, ari we bivugwa cyane ko yaba yaragize uruhare mu itandukana ry'aba bantu, nubwo bitakunze ko aba bantu batandukana nk'uko byari byateguwe, biza kurangira bongeye gusubirana nk'uko bahoze, ndetse bongera kuhuza amaboko ndetse no gukorana muri rusange nk'uko imikoranire yabo byahoze. Nibyo kabisa, nk'uko bisanzwe nyine ku mbuga nkoranyambaga hari amakuru adasanzwe cyane kuri abo bantu Dorcas ndetse na Irene, biracika bigacika kabisa, ariko amakuru arambuye buriya unagenda yamenya gake. Niko bimeze, amakuru arambuye umuntu agenda yamenya gake gake. Ibi ngibi tubabwira ni ibintu byabaye ku munsi w'ejo, ubwo Irene Murindahabi yasohoraga amavideo atandukanye agenda agaragaza uburyo yaba yasubiranye n'abakobwa biwe Vestina ndetse na Dorcas, aho yagendaga yikoma cyane anagaragaza uburyo aba bakobwa bari bamaze gusa n'abahindukamo mu gihe batari bari kumwe na Irene Murindahabi, harimo ngo kunyereza imisatsi kuri aba bana b'abakobwa ndetse no kugaragaza imyitwarire yindi bigaragara nkaho uko byasa kose bari bahinduye management, bashaka no guhindura ibijyanye n'imico yabo cyangwa se imyemerere y'idini basengeramo. Ngira ngo basengera muri ADPR niba ntibeshye. Lucky, yego niko bimeze, basengera muri ADPR, ariko bano bantu mu by'ukuri bavuzweho byinshi ndetse na n'ubu biracyavugwa, ariko nyaza nimba ayo makuru ari impamo neza nyirizina cyangwa se haba harimo n'ibihuha. Ni ukuvuga ngo nta utagiye ku ruhande, ibintu byamaze gutangazwa na Irene Murindahabi we ku giti cye, ndetse hari ndakeka hari n'amakuru yatangajwe na mama w'aba bana, ubwo yavugaga ko hari ibyo bakeneye hagati yabo na Irene Murindahabi, ngo hari ibyo Irene Murindahabi yabatwaye, hari ibyo Irene Murindahabi yabasezeranije atabakoreye, ariko mu by'ukuri dukoze ubusesenguzi turasanga uyu mama nawe yari yagiwe mu matwi ndetse n'abandi bantu batandukanye, ubwo bashakaga kugira ngo aba bana bongere babasubize ku isuka nk'uko bijya bivugwa mu mugani w'ikinyarwanda. Nibyo kabisa, ariko se buriya usesenguye neza usanga uyu nguyu Irene yemera kuba yasubirana nawe kuko by'ukuri, cyangwa se ni ukubeshya? Uko twabibonye niba atari bya bindi byo kuvuga ngo umuntu yiyambitse uruhu rumwe ariko imbere afite ibindi agamije, uko byasa kose bishobora kuba si no gukeka, nk'uko byagaragaye Irene Murindahabi ni umuntu w'umugabo, ndetse ndakeka management yiwe nawe ntabwo ari iy'umuntu ku giti cye, ushobora kuba afite nawe ubundi buryo bundi. Irene Murindahabi ntabwo yabeshya, kuko ibi bintu byaracicikanye cyane ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo. Ngira ngo natwe iyi nkuru turimo turababwira ibyinshi niho twagiye tubireba, niho twagiye tunabisoma, ariko mu by'ukuri ikigaragara nuko aba bantu basubiranye. Ariko hagati aho ngaho, nyuma y'uko bamaze gusubirana, Mike nawe ntabwo yaripfanye, nawe yagiye agira byinshi atangaza. Ngira ngo abakunze gukurikirana imbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye, uko byasa kose iyi nkuru baba bayibonye. Yes, ni byiza cyane. Natwe reka dukomeze dusesengura iyi nkuru, turebe yuko byaba ari ukuri, turebe yuko byaba ari impamo, kuko ni byinshi byavuzwe kandi n'amafoto acicikana ku mbuga nkoranyambaga, ariko niba ari byo nyine nta kundi. Gusa nimba yemeye kwisubiraho Irene biraba ari byiza cyane kurushaho. Ni byinshi byavuzwe, harimo ngo ugufunga kwa Irene Murindahabi, ndetse harimo ngo no kuba ngo hari ngo nk'uko twabibabwiye ngo harimo ku uburiganye ku bijyanye n'amafaranga yinjiraga kuri cano y'aba bana, ariho havuye cyane aba bantu binjiye mu matwi y'uyu mukecuru, bakamujya mu matwi neza, bakamwumvisha uburyo aba bana bakabaye bagira uruhare muri management ya cano yabo, ndetse no kugira ngo bahabwe amafaranga yaba yarinjiye kuri iyo cano. Mu by'ukuri rero
ni birebire turacyakusanya ibyinshi muragenda mubibona ku makuru yacu atandukanye, ariko ngusaba wowe utari wakanda subscribe kuri ino Media TV wabanza ukayikora kugira ngo nawe ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. By'ukuri Lucky, nubwo hari byinshi byagiye biba imbogamizi hagati y'aba bana ndetse na Irene Murindahabi, ariko ngewe uko nagiye mbibona kenshi mu busesenguzi bwanjye nka nyir'uruhara, ndabona mu by'ukuri aba bantu bari bafitanye umubano udasanzwe, aho ku ruhande rumwe ushobora kubibona nk'aho Irene Murindahabi yari yabereye aba bana papa wabo, ndetse akababera n'ikiraro kibambutsa kibavana aho bari kikabashyira ku yindi level, aho twese twabamenye nk'abanyarwanda bagasakara mu mbuga mu bitangazamakuru bitandukanye bikora hano mu Rwanda ndetse no hanze yabyo, ndetse bakanagaragara cyane ku ma social medias hari ku ma YouTube, mbese imbuga zitandukanye nyinshi cyane, ariho twagiye tumenyera aba bana b'abakobwa bikozwe na Irene Murindahabi. Nubwo mu by'ukuri mu kinyarwanda bajya bavuga ngo iyo isosi iguye mu ishishi umuntu wese arabimenya kandi nta nubwo ibishobora kunyobwa, ariko mu by'ukuri habayemo gushishoza cyane hagati cyangwa se ku ruhande rw'aba bana ndetse n'ababareberera, ubwo ndavuga ababyeyi babo. Mu by'ukuri ntabwo bakabaye bikoma ntabwo bakabaye bikoma Irene Murindahabi cyane, kubera ko afite byinshi yabafashije, nubwo baba bamushinza ko hari ibyo atabaha, ariko mu by'ukuri nabo iki kintu bakirebaho maze bakanamushimira bakamubwira uti warakoze, Imana izaguha umugisha. Nibyo rwose nyir'uruhare kubivuga ni ukuri, nanjye nunze mu ryawe biragaragara cyane pe. Ni ukuvuga ngo Irene aba bana yarabafashije cyane ku buryo buhambaye, rwego rwa muziki, mbega muri make yazamuye tara yabo ababera manaje. Ntabwo byahagombye kuba bibaye gutya, kubera ko kantu kasa n'akajemo abo hagombye kwicara bakareba ikibazo ukuntu kimeze. Mr. Lucky, nawe nk'umuntu mukuru urebye nyirizina ibi bintu ugiye nawe ukabisesengura, ushobora ibi bintu urabona byaratewe n'iki byabaye? Ubwo ndavuga ku ruhande rwa Irene Murindahabi, ku ruhande rwa Dorcas ndetse n'ababyeyi babo, ndetse no ku ruhande rwa Mike Karangwa. Uko wowe ubikoreye ubusesenguzi, ibi bintu urabona byaba byaratewe n'iki ku ruhande rumwe? Urakoze cyane. Mu by'ukuri ibi bintu biragaragara, umuntu wese wabireba yabona yuko akenshi cyane habayemo gushukwa, habamo gushukwa kwa bariya abana babiri. Mu by'ukuri urebye Irene nta kintu atari yakoze, ariko buriya hari abantu bagiye mu matwi yabo barababwira ati ushobora usanga amafaranga ari kuza kuri konti Irene akayakoresha gutya na gutya. Mbega hari abantu babagiye mu matwi bituma ikibazo kizamuka kigera kure cyane, urebye nta handi kindi cyavuye. Twavuze byinshi rero, ariko ushobora kuba wenda n'aba bana utabazi cyangwa se utazi nabo turimo turavuga, ariko nta bandi turimo turavuga ni Dorcas ndetse na Vestine bamenyekanye mu ndirimbo, harya indirimbo yabo bamenyekanye yitwa ngo iki? Ngo aho warutabaye, indirimbo nk'iyo ngiyo ngo warahaye ngo nabo ngabo rero nibo bagaragaye, nibo bagaragaweho n'ibyo bintu, cyangwa se nibo babayeho n'izo nkuru zose, aho umunsi w'ejo itangazamakuru ryo mu Rwanda hafi ya ryose byakojeje ibaba muri wino mugane wa mugabo rirandika. Nta bindi rero byandikaga, byavugaga ugusubirana ndetse n'ibyishimo bagize ugukubitewe no gusubirana hagati yabo ndetse na Irene Murindahabi. Ubwo inkuru yari yatambutse mbere bavuga ko aba bana batandukanye, ndetse Irene Murindahabi ngo yamaze no gushyitswa mu nkiko, nubwo ari amakuru atari yanozwa neza ngo tumenye neza ko Irene Murindahabi koko yari yageze mu nkiko, ariko ibyo nabyo ni ibintu byari byatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye bikora hano mu Rwanda, harimo ni byinshi. Yego, ni byinshi cyane, ni byinshi, ariko ibyavuzwe byose biragaragara yuko kuba basubiranye ari intambwe bateye cyane. Ni intambwe ikomeye bateye, kuba basubiranye bakongera bakiyunga bakavuga ati rwose nk'abantu twabanye tugaterana inkunga mu byerekeranye na tara zacu. Ni byiza cyane, mbega ubwo hari ukwiyunga hagati y'aba bana ndetse n'uyu mumanaje wabo bita Irene. Irene Murindahabi rero Imana imufashe,
ndetse n'aba bana Dorcas ndetse na Vestina nabo Imana ibafashe birinde kugira ngo hagire abandi bantu bongera kubinjira mu matwi bashuka. Ndetse mu by'ukuri ngewe ntabwo nasoza ntanasabye Nyarwanda cyangwa se urubyiruko rurimo kugana iyi nzira y'ubusitari kwirinda abashobora kubakoma mu nkokora hose babereka ko management bafite ishobora kuba ifite inyungu muri bo. Mbese uko byasa kose nkuko Irene Murindahabi naba ngo yaba yarigeze gusubiza avuga ngo nawe ntabwo yaburyo yapfuguma gufasha aba bana ngo nta nyungu abikuramo. Mu by'ukuri icyo nacyo ni ikintu cyagiye gitambuka cyane, wenda nubwo wenda atakabaye yari kubivuga mu itangazamakuru, ariko uko tubizi twese nta muntu ushobora gukora ikintu nawe adafitemo inyungu, cyane ko twese icyo tuba dushaka ni mura cyangwa se money. Yego. Turabashimiye cyane rero nshuti bakunzi, mwari muteze amatwi iki gikusanyo cyangwa se ibi biganiro cyangwa se iki kiganiro twabagezagaho. Nk'uko mwabyumvaga, yari njye Nyir'uruhara Ndirebane K11 ndi kumwe na mugenzi wanjye Lucky. Imana ibaha umugisha. Ciao naho ubutaha ibiganiro byacu ni akagaruka.